guys nyamara nkibone kubise mu cyabo girenze urugo kandi nguseka neza nuseka bwa nyuma. So guys ngwino tuganire nimba ukurikirana showbiz y'u Rwanda, nimba ukurikirana imiziki yo mu Rwanda. Mu ijoro cyakeye wo bita Depene no bita Bruce Melody baje kuba bakora amateka I Musanze, baza kuba baririmbira abafana barenga hafi bagera mu bihumbi birenga 20. Aba nibo bafana bashobora kuba bari bitabiriye igitaramo cya Sama Country Tour. Ni igitaramo wo bita Depene Tiger B yaje kuba acama gahigo asa kuba yereko bita Bruce Melody ko burya kuko ngo umufana ahava akagera hose cyangwa se umuntu agutanze mu bintu ahora ari imbere cyane. Nimba nawe ugenda kubeshya aya mashusho uri kureba imbere yawe nubwo bita Tiger B yaririmbaga indirimbo bita Thank You, kanimwe mu ndirimbo yaje kubakorana n'uwo bita Tom Close. Tiger B rero yagiye ku rubyiniro, imbere ye habanjeho abandi bahanzi bagera kuri 2. Murabizi yuko hitaramo kirimo kirembo bita Bwiza ndetse no bita Kitoko. Imbere yaho kuri stage habanje hazaho abasore bafite talent zitandukanye bimusanze, maze nyuma bita MC Lakinzimana ni wayoboye neza igitaramo kandi witwaye neza kuri stage, aza kubahamagara bita Bwiza Emerance. Umwe bakobwa bakoze performance nziza cyane, umwe mu bakobwa ufite ababyinnyi benshi cyane bazi kubyina, umwe mu bantu bagiye banahamagara bamwe mu bafana bakaza kubyinana nawe kuri stage. Imwe muri mu bintu byiza cyane cyangwa se imwe muri crack yaje kuba ituma igitaramo cyo bita Bruce Melody na Depene tibagiwe Kitoko ndetse na Bwiza kiza kuba kigenda neza. So rero ubwo bita Tiger B ubwo yazaga kujya ku rubyiniro, mbere y'abanje ho bita Bwiza ndetse na Kitoko yaje kuba yandika amateka, aza kuba aririmba indirimbo ze hafi ya zose, indirimbo yaje kugenda sura mu bitandukanye, maze abafana bimusanze baza kumwereka urukundo, baza kumwereka yuko koko ari one of the kind. So guys gusereka nkubitse kuba habaga ikiganiro n'itangazamakuru cyabanjirije kino gitaramo, ubita n'ubundi Tiger B yatangaje yuko ngo atazorohera ubita Munyakazi cyangwa se atazorohera ubita Bruce Melody. Yari yavuze ko kandi ngo icyo bita umweru cyangwa se umweru n'umukara bizitandukanya, maze bakaza kuba bareba ngo ninde ufite abafana benshi mu ntara, ninde ufite abafana benshi mu gihugu cyangwa se ninde muhanzi ukunzwe. Byose rero byagiye byatangiriye muri campaign yakozwe hagati y'abafana ba Bruce Melody ndetse n'abafana ba Bene, dore yuko bari bageze i Musanze mu masaha yari yabanje, maze bakagenda bakora nk'icyo nakwita deba cyangwa se bato, bameze nkaho bahangana. Bamwe bavuga bati Bruce Melody ibyo yigize byose uyu munsi turaza kugwereka yuko one of kind cyangwa se Tiger B ari mu bahanzi ba mbere bakomeye mu gihugu. Mu kurundi ruhande abafana ba Bruce Melody nabo bavuga ati turaza kugwereka ko Bruce Melody ari wundi muntu uri buze kuba ahanganye nawe cyangwa se na wundi muntu umurusha mu muziki wo mu Rwanda, dore yuko muri misi yise 001 rero bijya gutangira cyangwa se sokaise ni makiro turamutse tugiye tuvuga cyangwa se tugaruke ku bintu bikenya byagiye biranga kino gitaramo. Icyambere cyo nuko iki gitaramo cyaranzwe n'abafana benshi, ikindi cyitabiriwe n'abastari mu ngeri zose, haba mu bakomedian, yaba abanyamakuru batandukanye muri showbiz y'u Rwanda bose bari bahari, ndetse n'aba DJs ndetse n'abandi bantu bose bagiye bakurikirana hafi ibintu by'imiziki y'u sokaise. Munyemerero muri iki kiganiro turebe umuhanzi kuri umwe cyangwa se tugende turebe umuhanzi umwe kuri umwe, tugende tureba ati se ninde muhanzi wa performance neza, ninde muhanzi abafana waje kuri stage abafana bakamwishimira, ninde muhanzi wari wambaye neza, ninde muhanzi wari ufite ababyinnyi bameze neza, cyangwa se n'uhe muhanzi wari ufite band yamucurangiye maze akagendana nawe. Reka mere ko bita Tiger B ubwo yinjiraga kuri stage yaje rwose ameze nk'igisamagwe nk'uko yita, afite amabonso inyuma agenda amugaragiye, ndetse ahita yinjira kuri stage afite aba DJs ndetse n'ababyinnyi benshi cyane bari bazi kubyina ndetse bazi no kugendana nawe, ndetse na band ubona yuko nawe yitozanyije nayo kabisa, uburyo bagendaga basubiramo namo indirimbo ndetse n'uburyo bagiye bamwikiriza. Nkangaha urebye nk'uko urebye nk'indirimbo bwa performing indirimbo bita Thank You, nimwe mu ndirimbo yise ihagurutsa abafana. Ubwo ngeze kuri side y'abafana ubita Tiger bibona ko abafana ku rubyiniro bamwishimiye cyane, dore yuko yari afite imbaga nyinshi cyane nk'uko indirimbo ye bita Thank You ndetse n'izindi ndirimbo nk'indirimbo bita Habibi, nimwe mu ndirimbo nayo yaje kuba ihagurutsa abafana benshi cyane. Mwibutse yuko kandi Tiger nubwo yavuye ku rubyiniro abafana benshi bamwishimiye, mwibutse yuko ari indirimbo nyinshi atigeze akora, nk'indirimbo bita Why, indirimbo marabizi nimwe muri hit cyane yaje gukora no bita Diamond Platnumz guturuka muri Tanzania, akaba ari indirimbo atigeze performinga, ndetse n'indirimbo bita Vazi, tutibagiwe n'indirimbo bita Lose Control, zimwe mu ndirimbo bita
Tayigabi ategeze performing bitewe nuko ngo yari afite umwanya muto. Reka twigarukire kuri performance ya Bruce Melody. Muramuzi yuko we ni igikoko cyane kuri performance yakwica. Murabizi yuko ni one of vocalist artists in Rwanda, mu beza Rwanda rufite bazi kuririmba cyane icyo bita live. Kuri live yakwica nkuko bisanzwe rero bita Bruce Melody akinjira yinjiye afite abantu benshi bamugaragiye yihishe cyane dore yuko yari yambaye ipantaro ndetse n'umupira ngo umeze nka jumper, ubona yuko umufutse ahantu hose, bigaragara yuko koko ashe ku rubyiniro, maze akinjira kuri stage yashe mu mwijima, abantu benshi bamugaragiye, arangije ahita atangira gukora performance nyinshi cyane. Akoze indirimbo zigiye zitandukanye, hari indirimbo agiye akora zagiye zifata ku marangamutima y'abantu bita Katerina Cerebranda kwanga, ndetse n'indirimbo nshyashya yakoranye n'uwo bita Diamond Platnumz bita Pompompo, mumwe mu ndirimbo zagiye zimufasha ku rubyiniro ndetse n'abafana kubona yuko bazishimiye. Tutibagiwe n'indirimbo bita Ndi mu Kinya, mwe mu ndirimbo zerekanye ko bita Bruce Melody ari igikoko arenze. Nakubwira byinshi kuri iyi show, navuga byinshi, ariko reka mbanze mwibutse gatonya, menze mwibutse yuko bita Tayigabi mbere yuko ajya kuri stage yari yatangaje yuko ari buze gukubita akanyafu kunda ya Bruce Melody, uretse ko Bruce Melody nawe ibintu bigeze kubitangaza ubwo ari mu kiganiro n'itangazamakuru, maze ubwitegura kujya mu gitaramo cya The Ben bita The New Grove. Icyo gihe ubita Bruce Melody yavuze yuko aza gukubita akanyafu kunda ka The Ben. Ese uko ukurikirana ibintu wanarinde wakubise akanyafu kunda yundi, wowe nimba uko udahwema kunkurikira kora subscribe hasi kugira ngo ubashe kubana nanjye umunsi ku munsi, ubashe kubona n'izindi nkuru utigeze ubona ahandi. Ese ko kubona Bruce Melody yarushije The Ben cyangwa se ubona Ben yarushije Bruce Melody, bishyira hasi muri comment kuko kunde byiza kandi tubakunda cyane. I love you my people.